Ahangaha ni kuri kuruse aho Bikira Mariya yabwiye Mariyete ngo ashyire intoki ze mu rubura, urwo rubura haza kuvukamo amazi. Niyo mazi ari hano, niyo mazi y'umugisha, amazi akora ibitangaza, amazi n'ubungubu kugeza kuri uyu munota twese kuronka ingabire z'Imana. Uyu munsi tugiye kubabwira amateka cyangwa kubaganiriza ku ibonekerwa rya Bikira Mariya i Bane mu mwaka w'1933 mu gihe cy'urubura rwinshi mu gace gaherereye i Bane mu Bubiligi. Umwana w'umukobwa w'imyaka 11 witwa Mariette Beko yabonye urumuri rwinshi hanze y'idirishya ry'iwabo. Asohotse yabonye umubyeyi mwiza wambaye imyenda y'ubururu n'umweru ahagaze iruhande rw'isoko nto y'amazi. Umubyeyi aramwenyura maze aravuga ati, "Ndi Bikira Mariya umubyeyi w'abakene." Yabwiye Mariette Beko kandi ko yaje kubw'amahanga yose, cyane cyane abarwayi n'abababaye. Bikira Mariya yasabye abantu gusenga no kwiringira umwana we Yezu Kristo. Isoko Bikira Mariya yamweretse nyuma yaje guhinduka ahantu ho gukira no kuruhuka, aho abantu benshi bakiraga ihumure binyuze mu isengesho. Uko ibonekerwa ryagenze kuva ku ya 15 Mutarama kugeza ku ya 2 Werurwe umwaka w'1933, umubyeyi wacu Bikira Mariya yiyerekanye nka Bikira Mariya umubyeyi w'abakene, abonekera Mariette Beko inshuro zigera ku 8. Mariette Beko yavutse ku ya 25 Werurwe umwaka w'1921. Ni imfura mu muryango w'abana 7. Umuryango we wari uciye bugufi cyane uhura n'ikibazo cy'imibereho yo kubaho, dore ko bari banatuye mu nzu nto yo gukoreramo iri inyuma y'umuhanda kure y'agace ka Bane. Batuye ahantu hajya kumera nk'ishyamba, hari ibiti binini cyane. Ku mugoroba ku cyumweru ku ya 15 Mutarama umwaka w'1933, umubyeyi Bikira Mariya yagaragaye mu busitani bw'inzu nto yo kwa Beko ku nshuro ya mbere. Yahamagaye Mariette Beko akoresheje akaboko, ariko mama wa Mariette Beko amubuza gusohoka. Ku wa gatatu ku ya 18 Mutarama umwaka w'1933 saa moya z'umugoroba, Mariette yari mu busitani apfukamye asenga. Ako kanya Mariette yavuye mu busitani yinjira mu muhanda aho umubyeyi Bikira Mariya yongeye kumuhamagara. Mu gihe yerekeza ku mubyeyi Bikira Mariya, Mariette Beko yapfukamye inshuro 2. Ubwa gatatu yapfukamye hafi y'umuyoboro imbere y'ikidendezi cy'amazi ava ku isoko. Umubyeyi aramubwira ati, "Shyira ikiganza cyawe mu mazi." Mariette yarabikoze maze asubiramo ibyo umubyeyi yaramubwiye ati, "Iyi soko ni njye yagenewe. Ugire umugoroba mwiza, urabeho." Ku wa 4 tariki ya 19 Mutarama umwaka w'1933, ubwo ikirere kitari kimeze neza, Mariette Beko yarapfukamye mu nzira, umubyeyi aramubonekera. Mariette aramubaza ati, "Urinde mubyeyi mwiza?" Bikira Mariya aramusubiza ati, "Ndi umubyeyi w'abakene." Umubyeyi yayoboye umwana mu nzira ijya ku isoko. Mariette yongera kumubaza ati, "Mubyeyi mwiza, ejo warambwiye uti iyi soko ni wowe igenewe, kubera iki njye?" Mariette yitekerezagaho ubwe, yizeye ko isoko ari irye. Bikira Mariya yamusubije amwenyura ati, "Iyi soko ni umwihariko w'amahanga yose kugira ngo iruhure abarwayi." Nuko Mariette Beko abwira umubyeyi ati, "Urakoze, urakoze." Bikira Mariya arakomeza ati, "Nzagusengera urabeho." Ku wa gatanu tariki ya 20 Mutarama umwaka w'1933, Mariette yamaze umunsi wose mu buriri bwe. Ntiyasinziriye neza.
Yabyutse 12:45 z'umugoroba, yambara imyenda maze ava mu rugo. Bikira Mariya yongeye kumubonekera. Mariyete aratangara cyane ati uri hano? Nuko aramubaza ati urifuza iki mubyeyi wanjye mwiza? Bikira Mariya aramusubiza amwenyura ati ndashaka shapeli nto cyangwa urusengero ruto. Bikira Mariya arambura amaboko ye maze aha umwana umugisha n'ukuboko kwe kw'iburyo. Nyuma y'ibyumweru 3 Bikira Mariya ahagaritse kongera kuza kubonekera Mariyete, ariko Mariyete yakomeje kuba indahemuka. Yakomeje isengesho rye rya buri munsi rya 9 z'umugoroba mu busitani. Kuwa gatandatu tariki ya 11 Gashyantare 1933, ubwo Mariyete yagendaga mu muhanda yarapfukamye inshuro 2 ashyira amaboko mu mazi ku isoko akora ikimenyetso cy'umusaraba. Ako kanya arahaguruka yiruka yerekeza mu nzu arira. Ntiyumvaga icyo umubyeyi Bikira Mariya yamubwiye ati nje gutabara imibabaro. Ntiyumvaga ijambo korohereza, ariko yari azi ko ari ikintu cyiza. Hashize iminsi 3, ku mugoroba wa gatandatu tariki ya 15 Gashyantare, Bikira Mariya yamubonekeye ku nshuro ya 6. Mariyete yagejeje icyifuzo cya Padiri Jamini kuri Mariya. Aramubwira ati Bikira Mariya, Padiri yambwiye kugusaba ikimenyetso. Bikira Mariya aramusubiza ati nyizera nanjye nzakwizera. Yongeye kubwira Mariyete ati senga cyane urabeho. Nuko Bikira Mariya yamuhaye ibanga. Ku itariki ya 20 Gashyantare 1933, Mariyete yongeye gupfukama ku rubura nubwo hari hakonje. Yavuye mu busitani arapfukama mu muhanda, hanyuma ajya ku isoko aho yasenze arira kuko Bikira Mariya yagiye vuba cyane. Nk'uko bisanzwe, Bikira Mariya yaramwenyuye aramubaza ati mwana wanjye nkunda, senga cyane. Nyuma y'ibyo yaretse kumwenyura, yongera kuvuga mu ijwi rituje mbere yo kumusiga ati urabeho. Mariyete yarategereje iminsi 10 mbere yo kongera kubona Bikira Mariya bwa nyuma. Yamwiyeretse ku wa 4 tariki ya 2 Werurwe 1933. Imvura yari imaze kugwa nyinshi kuva saa 9 z'umugoroba. Yasohotse saa 9 z'umugoroba, yari ku ishapule ya 3. Imvura ihita irekeraho kugwa. Aratuza, arambura amaboko, arahaguruka, atera intambwe arapfukama. Nyuma yo kurira cyane mu rugo, Mariyete yatanze ubutumwa yari yahawe n'umubyeyi Bikira Mariya agira ati ndi nyina w'umukiza, nyina w'Imana, musenge cyane. Mbere yo kumusiga, Bikira Mariya yamurambitseho ibiganza aramubwira ati urabeho. Shapeli y'amabonekerwa yarubatswe kandi itangizwa mu mpeshyi yo mu mwaka w'1933. Ukuri kw'amabonekerwa n'ubutumwa bwatanzwe na Musenyeri Kirikofu wa Liège mu Bubiligi ku ya 22 Kanama 1949. Ku ya 21 Gicurasi 1945, mu ruzinduko nyir'ubutungane mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa II yagiriye mu Bubiligi, yasuye ingoro ya Bane ahaturira igitambo cy'Ukaristiya. Umubyeyi Bikira Mariya w'i Bane azwi nk'umubyeyi w'abakene ndetse n'umwamikazi w'amahanga yose. Umunsi mukuru wizihizwa ku ya 15 Mutarama. Kuva ubwo abantu benshi basura isoko ya Bane bagasenga, basaba amahoro,
gukira ku mubiri ndetse no ku mutima. Hahindutse ahantu ho kwibuka umubyeyi Bikira Mariya buri gihe uri kumwe natwe. Umubyeyi utuzanira umutuzo muri twe. Mariette Beko yaje kwitaba Imana ku ya 2 Ukuboza, umwaka w'ibihumbi 2011 ku myaka 90. Inyigisho twakuramo ni uko Bikira Mariya ari umubyeyi wa twese, cyane cyane abakene ndetse n'abihebye. Bikira Mariya ntiyigeze yiyereka umwami cyangwa umwamikazi. Yahisemo umwana uciye bugufi, umwana w'umukobwa w'umukene, kugira ngo amugezeho ubutumwa bwe. Ibi bishatse kuvuga ko twaba tumeze kose, yaba umukire cyangwa umukene, cyangwa se kumva ko dukomeye, dufite akamaro, cyangwa se duciye bugufi, umubyeyi Bikira Mariya adukunda twese, nta n'umwe arobanuye. Afite umwanya wihariye muri we wo kutwakira abababaye bose. Iyi nkuru itwereka ko umubyeyi Bikira Mariya azana ugukira muri twe. Amazi ava mu isoko ni meza cyane, ni ikimenyetso cyo gukira. Amasengesho y'umubyeyi Bikira Mariya akaza mu buzima bwacu. Igihe twababajwe, dufite agahinda cyangwa se turwaye, twasaba umubyeyi Bikira Mariya akadusengera. Urukundo rwe rudufasha mu gukira kw'imitima yacu, atujyana ku mwana we Yezu Kristu, we uhebuje soko yo gukira n'amahoro. Isengesho ni impano ikomeye cyane. Mu gihe Bikira Mariya yabonekeraga Mariette, yamubwiye ikintu cy'ingenzi: gusenga cyane, gusenga cyane. Ubu ni bwo butumwa kuri twese, yaba abana, yaba abakuru. Amasengesho yacu ni ingirakamaro kandi arakomeye. Igihe tuganira n'umubyeyi Bikira Mariya cyangwa tuganira n'Imana, tuba twihuje nabo, dusangira ibyishimo, imibabaro, ibituremereye. Iyi nkuru y'ibane itwibutsa ko mu isengesho ryacu rito riva ku mitima yacu iciye bugufi, rishobora guhindura ikintu kinini ku isi ndetse no mu buzima bwacu. Iyi nkuru itwigisha ibijyanye n'ukwemera, dore ko hari bamwe bashidikanyaga muri ako gace. Bikira Mariya yahaye ubutumwa Mariette, kuri uwo washidikanyaga ati: nyizera nanjye nzakwizera. Natwe iri ni isezerano rya twese. Iyo duhisemo kwizera umubyeyi Bikira Mariya, tukamwizera nawe aratwizera, akadufasha gukura mu kwemera gukomeye. Umubyeyi Bikira Mariya w'ibane ni urugero rwiza rw'impuhwe z'Imana. Yaje kutwereka impuhwe n'urukundo ku barukeneye. Umunsi mukuru wa Bikira Mariya w'ibane wizihizwa ku ya 15 Mutarama, umunsi wa mbere yiyeretseho Mariette Beko. Imana ibahe umugisha. Twasuye ibane, tugiye kubatembereza bimwe mu bice bigize hano ibane, aho Bikira Mariya yabonekeye Mariette. Ahangaha rero turi kwerekeza ni ku kigo cy'abafurere, abafurere ba Mutagatifu Yohani. Ahangaha ku bafurere ni ikigo kinini cyane, harimo shapeli haberamo misa, harimo za sale haberamo inama, haberamo ibintu byinshi kuko ni ahantu hanini cyane. Ni ahantu hanini, ni heza, ndetse cyane cyane n'abahaje akenshi niho bacumbika. Ahangaha ni ku kibuga, iyo ari umunsi mukuru wo kuza hano ibane haba huzuye, aha hose haba huzuye. Aha turimo twerekeza aho Mariette yabonekewe na Bikira Mariya. By'umwihariko cyane cyane iyi ngiyi ni inzira iherekeza, ikindi nanone iyi akaba ari inzira yerekeza kuri sanctuaire.
nanone aha ngaha turaza kubona kwa Mariyete aho bari batuye ndetse n'ahantu Bikira Mariya yajyaga amuhamagara akabonekerwa aho bajyaga baganirira. Turaza kuhabona, niho turi kwerekeza tujya. Aha ngaha twinjiye mu marembo ya sanctuaire ya hano i Bane. Aha ngaha tugiye kwinjira, hariya tubona imbere yacu ni ku nzu yo kwa Mariyete, naho turaza tuhagere. Ku bantu bashaka gukora meditation, ubundi meditation ni hano ihera, tugiye kugenda tuhabereka uburyo ki hameze. Hano aha ngaha twari tuberetse ni ku nzu yo kwa Mariyete. Aha ngaha tugendane, tugiye kugenda tubereke. Hano mo imbere hagiye habamo nanone shapeli zitandukanye, ahantu umuntu agera agasenga, agatuza, agakora meditation. Aha ngaha twinjiye ahantu hari amashapeli, aho turaza gusanga na shapeli aho Bikira Mariya yajyaga amuhamagara akamubonekera. Aha ngaha tugeze hari amashapeli nanone agiye atandukanye nk'uko nabibabwiye, hari amashapeli atandukanye. Aha ngaha murabibona nako ari amashapeli atandukanye, aho umuntu aza akamedita, agakora meditation atuje. Rero aha ngaha ni kuri ya nzu aho kwa Beko bari batuye, murabibona hariya ni muri rya dirishya kenshi yajyaga aboneramo Bikira Mariya akaza akamubonekera. Aha ngaha rero ni ku nzu, ni kuri shapeli yajyaga aza akamubonekera, ni kuri shapeli y'amabonekerwa. Aha ngaha tugiye kwinjiramo turebe. Aha ngaha ni ukwinjiramo dutuje, nta rusaku. Murabona ko harimo ishusho ya Mariyete n'ishusho ya Bikira Mariya ari kumubonekera. Aha ngaha ni shapeli yitiriwe shapeli y'amabonekerwa, kuko aha ngaha niho akenshi Beko yajyaga aza kubonanira na Bikira Mariya bakaganira, cyane cyane aho yagiye amubwira ati senga, senga cyane. Ikindi yamubwiye ko ari umubyeyi w'abakene, umwamikazi w'amahanga. Ayo ni amwe mu magambo yagiye abwira Beko igihe yabaga amubonekera. Aha ngaha hari amabuye agiye yandikwaho imyaka yagiye amubonekera, amatariki n'imyaka. Uko ibonekerwa ryabaga, hano hari amabuye agiye yandikwaho ayo matariki. Yamubonekeye inshuro zigera ku 8 bigiye byandikwa kuri aya mabuye. Aha ngaha rero tugiye guhita twerekeza ku isoko aho Bikira Mariya yamujyanye. N'aha ngaha kuri ya soko aho Bikira Mariya yamubwiye ati shyira akaboko kawe muri iri soko
hari urubura rwinshi cyane, nuko harangije havubukamo amazi menshi. Aha ngaha rero ni ku isoko, aho abantu benshi baza bagasenga, abantu bakanywa ku mazi y'umugisha, bakavoma ku mazi y'umugisha. Imana ibahe umugisha.